muraho neza mwese abakunzi b'igikoni neza mbaye ikaze rero mu gikoni cya none aho tugiye gutegura biscuit. Wari ubizi ko wibereye mu rugo nta furu ufite mbese nta ikindi kintu ufite cyo kubekinga izo biscuit, wakora biscuit ziryoshye zujuje intungamubiri mu minota mikeya, ibikoresho bikeya ugakora biscuit ukazirya ukirya iminwa. Reka rero mbereke ibikenerwa kugira ngo dutegure izo biscuit aho uri mu cyaro hose iyi biscuit wabasha kuyikora. Amina online market noneho yabazaniye bya bikoresho mukeneye muri benshi: garde-robe nziza, blend ubwoko butandukanye, ipanu zikoresha umwuka, amabox meza abika kanashyushya ibiryo, utwuma dukata salade, portamanje nziza, ibirahuri byiza bidapfa kumeneka, amasorori, amaplato, amasahani, ibirushe bisirimutse, utwuma dukamura imbuto zikavamo ji nziza, amacupa meza yo gushyiramo amazi yo kunywa, filter itunganya amazi yo kunywa, utwuma dutunganya umugati ukarushaho kuryoha, ibikoresho byiza birimo ibikapu byo kugendana birimo n'uburiri waryamishamo umwana, udutebe dusirimutse wagendana ahantu hose, ibikoresho bikora isuku, ibyo mu bwogero, ibyo kubikamo ibikoresho by'igikoni, agufitiye kandi n'ibindi byiza ntarondoye. Amina online market akugezaho ibikoresho byose ahantu hose waba uri kandi ku giciro kikunyuze. Mwandikire cyangwa umuhamagariye kuri 0786 980590. Amina online market, intego ni ukubaha ibyiza gusa. Yemwe gendaho turatsinze 250 nukuri ndabemeye. Abakunzi b'ubuzima, abakunzi b'amakuru agezweho, abakunzi b'ibiganiro, ibyegeranyo, mwese mukunda ibiganiro bya Hot 250 TV, reka mbasuhuze mbaye ikaze mu gikoni cya none. Ku bantu duherukanye muraho mwese mu bihugu bitandukanye, abankurikira muri mu Rwanda tujya tunahura mwandamukije, nanjye ndabasuhuje kandi mbifurije kuvuga neza. Abaturanye mu gihugu cy'u Burundi mumurikira muri benshi, abari Uganda, Tanzania, Kenya, muri Afrika hose muri rusange, abari Zambia muri benshi, Togo, Malawi, Mozambique, ibihugu byose ntarondora. Abantu bari muri Leta Zunze za Amerika namwe ndabasuhuje, mbifurije ibihe byiza. Nayo ndabizi ko muri benshi, abari mu Buraya no muri Aziya, bifurije kugubwa neza. Mbaye ikaze rero mu gikoni cya none aho tugiye gutegura biscuit. Aho uri mu cyaro hose iyi biscuit wabasha kuyikora kuko turi buze gukenera imbabura. Reka rero mbereke ibikoresho turi buze gukenera. Turakenera igi rimwe, biraterwa n'igi wabashe kubona. Hari abavuga ngo se ni iripondezi ni irinyarwanda, nta bwene gihugu rino gira ifite. Igi wabona ryose warikoresha rimwe, umuhondo waryo ndetse n'umweru waryo. Hano harimo breba umuntu utayizi, breba ni iyi ngiyi, blue band cyangwa se iyo bita margarine, niyo dukoresha muri biscuit yacu uyu munsi. Uretse ko ahangaha nakubwiye ko ubundi tuba tugomba gukoresha ibintu buri wese yabasha kubona. Utabonye breba uyibonye byaba byiza kuko biscuit zihumura neza iryoshye, ariko utabashije kuyibona wakoresha amavuta y'ubuto. Utabashije kubona amavuta y'ubuto wakoresha amavuta y'inka, nayo avamo biscuit ziryoshye zihumura neza ku bantu bakunda amavuta y'inka. Hano rero nakoresheje ibiyiko bitatu byiza bya breba. Iyi ni ifarini iyi ngiyi dukoresha mu gukora imigati, amakeke, sambusa, amandazi. Iyi rero ni ifarini isanzwe nawe uzi. Ni ibiyiko 8 nibyo nakoresheje. Isukari ibiyiko 4. Ubwo nivuga ibiyiko ni bino binini, ni mwene kino kiyiko kinini icyo nagiye nkoresha. Ubwo ndi kugenda nshyiramo n'ingano kugira ngo nujya gukora nayo biscuit zingana nk'izo nakoze uzagendere ku ngero nakoresheje bitazagupfana, sibyo? Kuko iyi ngero iyo uzisha hari igihe bigupfana. Uretse ko rimwe na rimwe dushyiramo na creativity zacu, ku muntu umenyereye ibintu by'igikoni ugenda ugereranya rwose bigahura. Iyi ni sucre vanille. Ku isukari icyo nababwiye hari intuza isukari y'ifu. Niba muyizi isukari y'ifu tugeze gukoresha dukora creme iyi dusiga kuri cake, ubaye wayibonye niyo wakoresha iba nziza kuri biscuit. Hanyuma sucre vanille iyi ngiyi irimo hano ni ubwoko bw'ijya kumera nk'agafu.
ariko ushobora no gukoresha vanilla essence y'umushongi. Ni impumuro dushaka iyi vanilla n'uburyohe buva muri vanilla n'uburyo ikoze. Ngibi rero ibikoresho dukenera, ibindi tuza gukenera ubwo ngubwo muragenda mubibona. Hagati aho reka turebe ikintu turi buze kuvangiramo bya bikoresho byacu. Turakenera agasorori kameze nk'uko nguko. Utakabonye wakoresha akabase ukoresha mu gikoni, utakabonye wakoresha ikisi akandi gasorori. Kandi gasorori nyine babasha kubona. Nuko nyine bidusaba agakoresho kameze nk'agafukuye kugira ngo tuvange bya bintu tubiponde binoge neza. Hanyuma rero ku muntu utarakora subscribe nawe wanyirike muri comment umbwire ngo negereje kuzagutegurira iki ngiki, kugira ngo nzakibategurire nawe ukore subscribe. Mwese ndabashaka ko muza muri gahunda y'igikoni, ubuzima n'ibindi byinshi. Dukizemo rero ya margarine. Nuko nguko ibimeze ushobora kubanza ukayishongesha cyangwa se ukayikoresha imeze gutya. Iyo tumaze kuyishyiramo dushyiramo na ya sukari. Mbwiye ko utabasha gukoresha iyi ngiyi isanzwe, ubonye icing sugar, ya sukari y'ifu iba ari umweru, yaba nziza cyane mu gukora biscuit. Ikindi kintu ushobora kongeramo muri biscuit yawe ikaryoha, ikongera uburyohe, ni amata, ariko ugakoresha amata y'ifu. Amata y'ifu cyangwa se ifu ya kokoa, ari nazo zikorwamo shokora, nayo wayibonye wakongera muri iyo biscuit yawe. Rero twongeremo na ryagi. Vange. Mu gihe ufite mixer ibasha kuvanga neza bikihuta wayikoresha. Utayifite nyine uvanga mu buryo bwacu nyine bwa gakondo dukoresha nk'uko ubona ndi kubigenza. Icyo tuba dushaka nuko binoga. Aha tugeze rero tugiye kugenda twongeramo ya farine. Muze kureba ukuntu gukora biscuit bitwara umwanya muto, mu gutegura pate yayo rwose biroroha. Kandi uramutse ufite n'ifuru nabwo byakorohera. Tugiye kongeramo na kagafu, ni agapaki kamwe cyangwa se garama 8. Muri kubona ukuntu kaba gasa ni nk'umunyu nako, ariko nubwo gasa nk'umunyu ariko kararyohera nyine, ni sikre. Ni sikre. Komeze tuvange rero. Dukeneye pate ifashe ikomeye nk'uko muri buze kubibona. Urabona pate yacu gutya ntabwo ikomeye nk'uko tubishaka. Turongeramo agafarini gake. Hanyuma tugiye gupondesha intoki kugira ngo twinoza neza. Nongeyemo nk'ikiyiko kimwe cy'ifarini. Buriya ririya ryari rifite umuhondo mwinshi niwo watumye bifata cyane, nako bidafata cyane. Turaponda pate yacu tuyinoze.
yacu imaze kunoga turapfundikira minota nk'icumi twe dutegura ibindi turi buze kwifashisha mu kugira gute mu kotsa ya biscuit yacu kugira ngo ize imeze neza cyane. Ku bantu bakunda biscuit, ku bantu bakunda cookies, mwajya muzikorera mwibereye mu rugo igihe wagize ibirori ukabikoresha. Ku muntu ushaka gukora business yo kubicuza cyangwa usanga ushuza ibintu bikozwe nyine mu ifarini, wakongeramo n'izi biscuit ukajya uzikorera ukaziha abakiriya bakishima kandi wabahaye ibintu byiza. Rero etape yo gushaka umucanga, turi mu gihe cy'imvura, byari bigoye cyane kugira ngo tubone umucanga wumutse. Byansabye kuva mu rugo njya gushaka umucanga. Bigusaba wa mucanga ugiye urimo utubuye kugira ngo uze gutuma ubushyuhe bubasha kotsa ya biscuit. Umucanga rero turawubonye. Hanyuma tugeze ahantu hari isafuriya. Dufata isafuriya irimo ubusa. Ku bantu bazi uburyo twiza umukati, keke, iyi safuriya niyo nkoresha buri gihe. Bigusaba ya safuriya wumva ko rwose ikomeye, atari ibati. Ikomeye, ifite indiri ikomeye, ifite umubiri nyine ukomeye. Isafuriya nayo igira umubiri. Noneho iba yumutse, irumutse ntabwo irimo amazi cyangwa amavuta. Iyo rero imaze kumuka ushyiramo wa mucanga tumaze gushaka. Umufuka wanjye nawe nawupakiye nawuje, ariko ndabona byabaye byinshi. Bigusaba ko uyu mucanga uza ugafata mu ndiba y'isafuriya. Mbibutse kuba wumutse nta mazi aba arimo. Mu ndiba y'isafuriya gutya. Ikintu bibuza kudufasha nuko bituma ya safuriya yacu itaroboka munsi, bigatuma kandi za biscuit zacu zidashirira bitewe n'ubushyuhe buba buvuye hasi ku mbabura. Ikindi bidufasha nyine n'ubwo bushyuhe dushaka. Hanyuma rero icyo dukora turafatisha imbabura, ducanira uyu mucanga ube ushyuha, hanyuma reka dukore twebwe za biscuit. Rero ndabereka noneho, ntucikwe, ndakwereka uburyo noneho tugiye kuzotsa byiza cyane. Tumaze rero gufatisha imbabura, dutegereje ko ifatwa, hanyuma tugashyiramo ya safuriya irimo umucanga. Twagarutse kuri ya pate yacu. Ndabiza amatsiko ni menshi. Amatsiko ni menshi mwibaza ngo ese koko kuri yakuntu ari kubigenza biscuit ibuze kuvamo gute. Ufata icyo twakwita, iyi ntabwo ari forume ariko ni nka plate ugiye gushyiraho biscuit. Ku bantu babotsa mu ifuru mugira plate mushyiramo ibyo mugiye kotsa, imigati, biscuit, cake. Twebwe rero mu rugo twibereye mu cyaro turakoresha umufuniko w'isafuriya. Ukoresha wa mufuniko w'isafuriya ubasha kujya muri ya safuriya nyine nini, cyangwa se ugakoresha mwene ya mapurato y'ibyuma nayo ibasha kujya muri iriya safuriya. Turakora iki rero? Turafata breba dusigeho kuri uyu mufuniko. Gusigaho ni ukugira ngo biscuit zacu zitaza gufata kuri uyu mufuniko. Ntabwo bisaba ko ari byinshi usigaho, ni makeya. Niyo mpamvu uri kubona ko genda nkoresha yandi yasigaye agasahani kugira ngo itaza gupfusa. Usiga ahantu hose biscuit iri buze gufata. Gutya urabona ko atari byinshi. Ufite ariko na rwa rupapuro rukoreshwa mu kubekinga warubanzaho, ntiwirirwe gusigaho ureba kuriya. Hanyuma turakurikiza gufata agafarini gake tugende tunyanyagiza ho. Ibi byose tubikora kugira ngo biscuit zacu zize kutworohera kuva kuri uyu mufuniko w'isafuriya, sibyo? Urabona ko
aho bigeze ahangaha buri wese iri somo yarimenya, murabona ko bitagoye. Hanyuma rero tugiye gufata ya pate yacu twongere tuyipondeho umwanya muto. Umva iyi pate iyo yanoze dokugira gutya ntabwo ishobora kugufataho, yanoze imeze neza rwose ku rugero twifuza. Turafataho pate ntoya tuyikarage ku buryo tugenda dukuramo utubiye two gukora biscuit. Kugira ngo se tuba ari tunini nk'aka ngaka, iraterwa ariko n'ingano ya biscuit wifuza gukora uko ingana. Turakoresha gutya mu ntoki, voilà. Rero turakora nka biscuit ingana gutya, urayibona ukuntu ingana. Kuyiha forume rero biterwa n'ibikoresho ufite. Urugero ushobora gukoresha ifoke ukagenda uyiha utudekorasiyo, uyidekora nyine gutya. Utu tuntu ugenda uyiha tw'ubwiza niko ya biscuit yacu iza kuza isa. Ahangaha tubikora gutya mu gihe wa muntu ugiye kuyikora adafite forume ya biscuit, forume zisanzwe nka biscuit ugiye kuyikora ikaza ari umutima, ari uruziga, ari kare, biraterwa wowe. Niba nta forume ufite koresha buno buryo nanjye nkoresheje. Ushobora kudakoresha ifoke ugakoresha kirida. Kirida nayo ndaje mbereke. Kubera ko nta forume nyine urabona ntabwo ziri kugenda zingana. Murabyihanganira kuba zitangana. Iyi noneho reka tugire gutya, kako nimumenyereye biscuit izimeze gutya. Ubasha no kwandikaho wakwandika wikaza nyine wenda yanditsemo Isabelle akaba ari biscuit made by Isabelle, made by Isabelle. Kashyiraho amagambo ushaka, iyo imaze gushya iza nyine ayo magambo ariho. Kaze mbereke noneho no kuri kirida ko wayikoresha. Kuri kirida rero ushobora kugenda ugira gutya,
tumaze rero biscuit zacu twazaye forume, dusigaranye pate ntoya. Ku muntu dukomezanye no video ndakwereka pate isigaye ikintu wayikoresha nacyo kiryoha. Ariko none reka tubanze tujye kotsa zino biscuit zacu, ubundi nawe abari kuzabigenza ko ngiye kubigenza. Twagiye. Hano rero imbabura yamaze gufatwa, twateretseho ya safuriya n'umucanga wacu hano wamaze gushyuha. Sinzi uburyo mwayibona ko hashyushye. Nkoresheje amabuye kuko ubushize njya kotsa nakoresheje ishyiga ryo kuri gaze, ariko abantu bambwiye se umuntu utarifite wakoresha amabuye. Ni ukugira ngo umufuniko wacu ubone ibintu ufataho udafashe kuri uriya mucanga. Urambikamo witonze kugira ngo buri wese hano arabibona. Mara kurambika hejuru ya twatubuye ukongera ugapfundikira. Hasi rwose ubushyuhe bwatangiye kuza. Turapfundikira kugira ngo mwayibonye. Turongera dupfundikire ya safuriya yacu ku buryo hose tuhahwanya ntihagire ahantu haca umwuka. Turimurira isafuriya ku yindi mbabura cyangwa se tuyitereke hasi kugira ngo aya makara yo hasi tuyagabanye. Mu kuyagabanya dukeneye no hejuru kwabaho ubushyuhe buri buze guhisha na biscuit ku buryo nyine hamera nko mu ifuru mo hagati mu isafuriya. Nkuko ubushyuhe mu ifuru bwa burimo hasi no hejuru niko tugiye kubigenza. Turagabanyira amakara, amwe tuyashyire hejuru andi tuyasige no hasi. Tugize gutya, hanyuma no ku ruhande n'ubundi ufatishije imbabura kugira ngo ayo hasi najya ashiramo wongeremo andi no hejuru gutyo gutyo. Turaza kureba nyuma y'iminota 30. Voilà. Reba uko biscuit zacu zimeze, ariko dukomeza kugenda ducungana n'amakara. Amakara ari hasi ari hejuru ducungana ko ubushyuhe bwayo budahindagurika. Yes, rero mu gihe utegereje ko biscuit zacu zishya, nakubwiye ko wowe turi kumwe uza kugenda umenya utundi tuntu tw'udusurprise. Ya pate twasigaje urongera ukayiponda ukumva ko imeze neza. Tugiye gukoramo amandazi ya special nyine ajya kumera nka biscuit. Turagenda dukatamo natwo utubiye turi buze kuvamo irindazi. Nkaka ngaka sigo sako. Mujya mutubona nko mu supermarket twindazi tumeze gutya. Tuba turyoshye dukucagurika ukuntu. Nuko nguko tuba twakozwe. Turakaraga. N'amavuta nashyize ku ziko kugira ngo abashya. Tuke tudushyiramo. Turategereza ko amavuta ashya kugira ngo tudushyiremo steak. Kari nazi kameze gacya ku muntu ukora business ujye ukagurisha 200 kuko kaba kameze neza cyane nubwo ari gatoya. Amavuta yamaze gushya, maze kuyasuzuma, tugiye gushyiramo ya mandazi. Amavuta guteka amandazi bisaba amavuta ahiye. Urayareka kabanza gashya, wamara gushyiramo amandazi gutya ubu kugabanya umuriro kugira ngo ataza kwita ashya ikubagaho ashirira kandi n'imbere adahiye. Ubu umuriro nawe ugabanyije. Special zacu rero iyo zimaze gushya turazarura. Saba kuzitinda mu mavuta kubera ukuntu zikoze zitsindagiye zitarimo baking powder. Saba kugira ngo bimaremo akanya
zishye neza. Reka noneho mbere ukuntu ya special yacu ibimeze. Bigeze ujya special imeze gutya. Iba yivumbura do. Ibiryoshye. Yoroshye. Giza rero inyongezo nari mbahaye muri iki kiganiro cy'uyu munsi no gukora zino biscuit. Iyi ni inyongezo nari mbahaye. Inyongezo irarangiye. Twagarutse rero kureba biscuit zacu hashize iminota 15. Murabona ko amakara hejuru dukeneye kongera handi. No kugira ngo nyine mbereke ku bantu baba bafite amatsiko ngo se biba byagenze gute. Niko biba bimeze. Biscuit iba yatangiye gukomera ariko ntago ibirashya nkuko tubishaka. Dongera mfundikire dushyira andi makara make ya hejuru dutegereze n'iminota 15. Yacu 15 irashize ya kabiri kongeraho 15 ya mbere ubwo ni iminota 30. Turebe noneho biscuit zacu. Tala! Ha! Urabona ko rwose n'isura yahindutse, impumuro ni yose. Wiri iyo mpumuro nawe urayumva? Ni kabisa. Ako zirasa neza basi. Ni wiri yaba ari ku buhanga bw'ibyuma bagezaho aya mashusho. Mwabonye ko izi biscuit rwose zahiye. Zahiye zirasa neza. Turakurikizaho kuzarura. Finally biscuit zacu tumaze kuzikora zamaze gushya. Ubundi iyo zahiye ugira gutya cyane. Bo turi kugenda noneho tuzarura. Twateretse hasi wa mufuniko twasokerejeho kugira ngo zibanze zihore. Murabona ko rwose ari no hasi. Niba mwarigeze mujya kuri za biscuit zitwa gutera akara niko ziba zimeze ubundi. Kazikora wibereye mu rugo. Yana twatonde dutoye. Dore no kuko biscuit ziba zimeze. Kamanyere nanone mbereke ni gutya bimeze. Biscuit twibereye mu rugo. Nguko rero uko wategura biscuit wibereye mu rugo kandi zikaba ziryoshye nta binyabutabire twongeyemo, nta byongero ibara cyangwa uburyohe. Nibira bikoresho byonyine twakeneye. Nawe nuzitegura uzambira uko mfise zimeze. Ndabashimiye, reka ngusabe gukora subscribe niba utarayikora. Hanyuma dusubire no mu bindi biganiro bitandukanye. Yakoze Wiri kudufatira amashusho y'iki kiganiro. Bye bye. Amina online market noneho yabazaniye bya bikoresho mukeneye muri benshi. Garde-robe nziza, blend ubwoko butandukanye, ipanu zikoresha umwuka, amabox meza abika kanashyushya ibiryo, utwuma dukata salade, porte-à-manger nziza, ibirahuri byiza bidapfa kumeneka, amasorori, amaplato, amasahani, ibirushe bisirimutse, utwuma dukamura imbuto zikavamo ji nziza, amacupa meza yo gushyiramo amazi yo kunywa, filter itunganya amazi yo kunywa, utwuma dutunganya umugati ukarushaho kuryoha, ibikoresho byiza birimo ibikapu byo kugendana birimo n'uburiri waryamishamo umwana, udutebe dusirimutse wagendana ahantu hose, ibikoresho bikora isuku, ibyo mu bwogero, ibyo kubikamo ibikoresho by'igikoni, agufitiye kandi n'ibindi byiza ntarondoye. Amina online market akugezaho ibikoresho byose ahantu hose waba uri kandi ku giciro kikunyuze. Mwandikire cyangwa umuhamagariye kuri 07 86 98 05 90. Amina online market, intego ni ukubaha ibyiza gusa. Yemwe we gendaho turatsinze 250 n'ukuri ndabemeye.